wowe urabona dufite ingahe? ndabona mufite nka 40 yuzuye. Uradusuzuguye. Yego. Udushubije mu reka ahubwo nda. nitahire jewe kavatiri. Cyakoze bare yanjye. No be serious. Mufite imyaka ingahe? Biri serie turakuze dufite 60 nuko turabi Kigali. Abo tungana mu cyaro bagendera ku mbago. Sorry. Kibando wewe. Kibando. Kinyarwanda mutoya. Kinyarwanda mugufi. Mugufi cyane. Ntabwo muziki Nyarwanda. None turi kuvuga iki? Turi kuvuga iki ko ntabwo turi kumvikana. Iganira inkuru yanjye ikaze muri Sande Park, ikaze byumwe ku muri buno buzima. Ndi kumwe ukuntu ngiye kubita mana yanjye we. Sikuru na sitoyi. Ngo bimeze ite? Ibiki. Niko. Ibiki. Gato ngo bimeze ite? Ibiki se. VIP. Salama vipi wewe? Ese ubundi basubiza guki wavuze ngo VIP? Salama. Ngiye niko musope. Uko so. Vipi ngukubaza ngo bite? Ngo bite. Uravuga poa cyangwa salama cyangwa hakuna shida? Yego. Ndababona. Turi wano. Buri wano. Bishatse kuvuga iki? Ducikira hejera. Turi wano. Mugiye kumfata se? Ufite ahubwo tayari. Turagufite tayari gutya. Cyakoze. Nuko nishimiye kubabona, ntabwo nzi ko mufite vibes zimeze gutya. Hasi turashyushye. Tweke turi bakavatiri turashyushye. Ngo yitwa kavatiri. Wese witwa kavatiri? Kavatiri. Kuki wabaye kavatiri? Oya nabonye kavatiri ashyushye acamutse. Vibe. Mbese kavatiri amukunze cyane. Oya biteye ubwoba. Turamureba cyane. Uzamutuzanire. Arabaruhura se? Sha nukuri je umva ndumirwa ahubwo. Nasanga natembye. Uko utemba nanjye nemba. Nawe uraseka ukaducura umwuka. Oya cyakoze. Ndumiwe. Kuki se yize kavatiri gato banza umbwire? Urabona ari kavatiri? Ukurikije uko umuzi. Oya ni sister wa kavatiri. Granse wa kavatiri. Ikibazo mfite igihe cy'amatsiko. Mufite imyaka ingahe? 60. Oh yes. Oya. None se akabazo k'amatsiko urabona dufite ingahe? Oya ni n'ubwa mbere tuvuze abenshi ntibavuga imyaka yabo. Twebwe turi abambere. Wowe urabona dufite ingahe? Ndabona mufite nka 40 yuzuye. Uradusuzuguye. Yego. Udushubije mu nda. Reka ahubwo nitahire jewe kavatiri. Cyakoze bare yanjye. No be serious. Mufite imyaka ingahe? Biri serie turakuze dufite 60 nuko turabi Kigali. Abo tungana mu cyaro bagendera ku mbago. Sorry. Kibando wewe. Kibando. Kinyarwanda mutoya. Kinyarwanda mugufi. Mugufi cyane. Ntabwo muziki Nyarwanda. None turi kuvuga iki? Turi kuvuga iki ko ntabwo turi kumvikana. Bahati ntabwo twumva. Nawe urashaka kutusebya. Ariko se bari abantu bavuga uruhe rurimi? Bagiye bavuga rumwe. N'ikinyarwanda mwaje igikuru nuko mubyumva. Suko. Ese ucyo kuri ndikibaza. Wese gato. Ngo bacicira umugaraga we kugendera ku mbago. Oya kunkoni man. Kukibando. Kinyarwanda mugufi mutoya nta kibazo. Cyakoze. Nyuma ya kavatiri murakurikira. Umuka se wagiye. Oya nduvuye umunsi ntari tayari. Umuka wagiye he? Ndwaye umutwe. Ariko gato ngo arankunda we ntabwo nkunda. Uziko namuzanye by force by fire. Je nakazu yazi. Ese unyangira iki?
ntabwo nkwange iryo jambo nawe riraremereye ubyegereza hari umutima ukwanga hari ukutiyumva mu muntu hari no kumumva ako kantu ashizemo niko kabi ako kantu niko niba bibiri iravuga ngo ni muri abakristo se biravuga ngo niba udakonje shyuha niba utankunda uranyanga washyushye koko oya ni ukuri ntakubeshe bya seriye kuvugisha ukuri si byo byiza nk'abakristo sha ni ukuri turagukunda turakwemera wagira ngo ngiye kavatiri ndakwemera be uzi ikimenyetso iyo usohoye ikiganiro niba ntarakireba cyangwa nawe atarakireba turahamagarana tukabwirana ese wagiye kwa Gerard direct ukajya ako suri seriye Gerard singukunda nicaye mu wawe bo urukundo ruratandukanye sibyo niba gukunda kuri 80% ntabwo nkunda nayibonye nicaye iwawe singukunda ariko ubwenge ruraguhagije ndimo ndagenda ku rwa gato ndashaka kubanza unyereke ko ariko no ku busanzwe ntabwo tunganya ku rukundo uyu manzi afite rwinshi njyewe nanjye nkagira ibindi byinshi bimusumba ariko icya mbere ni iki urukundo niba ndabaza ikinyarwanda cyanyu ariko uzigira Gerard reka nkubwire tuvuge ibintu gusa ngo dushimishanye entre nous ariko ikinyarwanda njye nabwira abantu ko nakize banange twebwe turakizi cyane na nicyo tuyobewe wenda ijwi cyangwa fasa yo kukivuga cyangwa to yacu niyo wenda wavugaho ariko se hari icyo navuze twabaye mu kidiaspora tuvukira mu kidiaspora urumva ntago byamera nkawe w'umusobe muri abana b'abakiresha nese reka nkubaza apana bakire nese reka nkubaza ikinyarwanda cyawe cyahariya hirya muvukana 3 yisumbuye urumva cyamera nkatwe ni kimwe n'icya Musanze ni kimwe n'icya mu Bigogwe cyangwa mu Bugoyi ni kimwe cyangwa Byumba yego reka nkubaze isekuru ni iki isekuru ni isekuru dusekuriramo isombe oya mubaze byose ariko uruho ni iki uruhu uretse gatoya nabuze uruho ni iki yego kuruha no kuruha but uruho nawe ntabwo uruzi wapi akoje ni iki Jela ubajije ngo iki uri kutugora uruho ni nini kutugora ahubwo umva bya kwa kundi basya ni iki harya ngaho ingasire banza wumve nawe urusyo ni ingasire wowe urabizi urusyo uruho ni nini harya urabona kera ntabwo habagaho ibikombe sibyo n'uyu munsi mu cyaro barabikoresha hari ibintu igicuba murakizi ntacyo muzi bakatamo kabi akogera waretse turabizi icyo kintu hari n'abasaza batakizi ni ukuri pe oya icyo gihe ni umudiaspora nk'amwe oya tubazi ibi urungano rwacu ntabwo babizi okay mwambwe ko mufite soasanta dufite soasanta ariko bakuriye muri diaspora ngaho okay ngiye kubabaza ikintu urutara ni iki urutara ni lungo urutara ni iki ni inkoko nini yesu urwo babwita ngo ni urutara ibingibi urutara naho baryamaga urutara ndaruzi ni ahantu baryamaga sibyo ijambo ni irya mbere uburiri bwa kinyarwanda noneho hakaba n'ahandi bashyiraga inyama hejuru babyita iki inyama zikumuka babwita urusenge si wumva ko nkurusha Gerard ni ukuri hari ibintu tuzi utanazi reka mbabwire niba ngo urutara ngo ni inkoko igikoko kinini byo numvise nkabyita ngo ni intara ariko oya ni kimwe bagasoreraho
ni hari abantu ngo bahita ngo ni intara. inkoko. Hari inkoko hakaba nyine bagita ngo ni intara ku gibafa niko nabyumva. erega ibintu biterwa n'akarere nko mu Ruhengeri ndumva bayita intara n'ibyo Urutara. yatoka Ngo toka nukuri. Toka nini? Toka satani. Ibaze ko nanjye byibagiwe. Jera uri tumusope. Erega. Ikinyarwanda kiragoye ni kimurefu sana. Ikinyarwanda ni kimurefu. Kirekire. Ndashaka ikintu cyo kwihanaguza. Kuko utagiye guseka. Mu maisho. Ali neza na papier mushaka. Oya ndazifite ni blague. Nyine mufashe. Yego gusetsa. Nuko tubakire mu kiganiro nk'uyanjye ariko ndifuza kumenya mu by'ukuri ndi serious. Mufite imyaka ingahe? Ariko ko wibanze ku myaka cyane Jera. Umva Jera. Wibanze ku myaka ntiwatubajije kuko urugendo rwagenze ntutubajije ngo mwitwa bande imyaka tu. Imyaka Gerard mbo jewe ntakubeshye jewe rwose nk'uko ubona ndumwana mwiza uri ikinyange ndumumarayika jewe n'uyu nguyu turushanwa iminota 2 dufite 60 yuzuye kubera ko le 5 mars twakoze anniversaire. Oya je mwimbeshye. C'est vrai. Oya ntabwo ari vrai. Ntabwo ari ukuri. Ni fo. Ngaho kuraho iyo ushaka. Nta kibazo duhiye ushaka. Nise gikari nabaje. Nese urabona turengeje 60. Turi kukubeshya mbese. Ya dufite 80. Ihangane. Oya turi serious. Nese mufite imyaka ingahe koko? Gato bwire. Ariko saruvuga imyaka harya. Abwo ntabwo avuga imyaka wenda nibyo turimo. Nureba nabi turayizamura. Twakubwije ukuri wanze kwemera. Kuraho iyo ushaka. Umwana wanyu mukuru angana gute? Abana banyu bakuru bangana. Ndashaka kubara. Ndashaka kubara. 15. Umukuru afite 15. Wallahi rwanyonga. Gato umukuru afite imyaka ingahe? Jewe. Afite 10. Oya. Ahubwo muto. Bucura afite 10. Umukuru afite ingahe? 27 ans. 25, 27. 27. 27. Uwa afite imyaka ingahe? Gakuru. Jewe kavatiri. Barangana. Jewe ubu yatangiye ni hafi bagiye barutanwa imyaka nk'itatu. Urumva tungana na mama wawe? Mugana na mama wanyu. Uze kumuhamagara umubwira ati hari barumuna bawe cyangwa se bakuramutse. Urebye neza turakubyaye. Wowe ntabwo mumbyaye. Kuko wowe nimba gato afite wa 27 wowe tuvuga ufite ariko nakubonye ufite nka 26. Oya ntabwo ndayigiramo. N'uburyo useka ukabira ibyuya. Ahubwo umuhaye myinshi. Umuhaye kabiri ibyuya karira. Umuhaye myinshi. Ntabwo ndayigiramo n'ukuri iyo ngiyo. Umuhaye myinshi. Urabe. N'ukuri. Ntabwo 26 Hana ndumiwe ko je kavatiri ndumiwe. Mbese urabona afite nkiga. Nukuri nabonaga ufite nka 28 27. Afite 24. Ay gamana. Sawa tu. Bikira Maria n'umuhungu we. Mbese gini reka mbabo. Tugende gahoro. Oya ngiye mu mibare arayirengeje 30. Gute? Gote? Tujye mu mibare. Iyo mibare ni yihe? Tumaze 30 mu Rwanda. Nibyo. Urumva ko hauna mibare kidogo. Nukuvuga ngo tumaze 30 mu Rwanda. Gerard se ni yarataravuka. Yavutse nyuma. Angana noneho n'abacu. Kubahe kuko turakubyaye. Nge navutse nyuma jenoside yakorewe abatutsi. You don't know. Ariko se mana yanje Gerard wacu. Reka nitahi. Haguruka ariko. Haguruka. Gakuru yivumbe mu kiganiro aragiye. Niyo titre. Yivumbe mu kiganiro aragiye. Icara.
mubabarire cyakoze murashimishije nta kindi ariko mu by'ukuri niyo mufite abana bagiye kugira imyaka 30 twebwe ko mwabyaye muri bato cyane umva Gera Imana yari yarabitubwiye mbwira banza ubwire duhuye n'icyamamare ni ukuri twarakurebaga tukagukunda none turicaranye reka nzane nihanagure kuko nibwo bwa mbere mbizi icyo yabigeza ari rahira impanga zirakwisha biko oya mwe murarenze ariko ne uzi kuhura natwe turi babiri ni imbaraga ebyiri birarenze nayo ndaje nyamwe none mwakoresheje iriwe nta kibazo twebwe turabanyamwuga uko ari ibyo bana ariko nanone uyu wari aritonda nkawe njyewe umubizi by'ubu sijye tuvugana gato ntabwo yitonda nawe ntabwo nitonda oya gato ntabwo yitonda nawe ni kimwe mwese muri bamwe nyine ni pari raporo ubwo ngubwo ariko sinahaguruka mu kiganiro none se banza umbwire uyu munsi nabyutse nabi ndwaye ubundi nari kuguha show muhuye atameze neza ni ukuri pe mu nsengere banange ndashaka kumenya mwakoresheje irihe banga kugira ngo mube mufite abana bari hafi mu myaka 30 mugisa gutyo tunatebeze ariko warebye munatebeze je nta mikino yego gato akubwira ibanga jewe ndumva ntaryo nibuka gato nirihe banga mwakoresheje ni ubuntu bw'Imana oya ntabwo ari ubuntu bw'Imana gusa n'abandi ubuntu bw'Imana butugeraho okay amazi menshi amfa oya nibyo biseriye ni umutima mwiza sibyo icyo ntacyemera ni ugutuza nta stress gusa twebwe nta mitima myiza tugira imitima myiza se Gera se wadukunze ndabakunze nese mbwira nge nta mutima mwiza ngira niko mushatse koga ufiteho gake urawufite mwinshi mbo tube seriye noneho impamvu gato ameze neza gutya kuki wowe utivuga mbere harimo kwikunda ni icyambere harimo kwikunda kuko iyo wikunda umenya n'ibyo uroha mu gifu urya neza urumva ikinyarwanda kuroha oya ni kurya neza kunywa neza navuze amazi murampinga ukanywa amazi kandi kurya neza hanze bazi ko ari nk'abiri urya amafiriti bleba mayoneze inyama ibiki bintu nk'ibyo twebwe siyo mirire myiza kuri twe mirire myiza ni bya biryo byiza bya kinyarwanda twifitiye hano indyo yuzuye apana ibintu ngo bimiceri ngo ibiki ngo imboga nyinshi sibyo noneho ukanywa amazi ugakora agasiporo gakeya uzi ko byegereje umutima cyane ukitonda cyane nyine ibyo bintu biri seriye kafati biri seriye okay mbwira gato ibyo bintu kuko murabikoresha niyo mutambisha ni izina ry'Imana ntabwo nabyemera wumve ko ushyizeho Imana ntabwo nabyemera ko mufite abana bangana gutyo kuko imyaka yo nanze kuyitindaho kuko abagore kenshi ntabwo bavuga imyanya ariko umenye ko ni myinshi boke samblage hasigaye mikeya cyane mike itageza no mu 5 kugira ngo tugire yubire 50 tuzagutumira kumuzantumire muri iyo myaka isigaye ngo tugire yubire 5 ntiremo kandi uzibeshyuza n'umutwe ama gift yako menshi kandi twakoze umurimo je na Gakuru dufite abana 10 urumva se tudakwiye ibihembo mufite abana 10 umwe afite bangahe uyu afite 6 je nakoreye imbere afite genda umusirimu mfite 4 umuzungu mbese bivuze ngo Gato ni umunyacyaro n'ubuturage birambereye ariko niko Gato wemeye ko umuturage bigezaho ngaho ubundi kandi ubyumve nk'ukuri nuko imyaka yatujyanye twari kubyara nibura 10 n'ubu bamaye amafaranga nabyara kubyara se ni amafaranga
birahenze ibiki n'ibiki ndazi yabyara n'impanga ntabyara nk'abana icyarimwe igiye kubyara ntaribi wa mugani ntabwo mwigeze mugira amahirwe ko byari impanga ayo mahirwe wapi yaduciye ku ruhande buri muntu ntabwo abona buri muntu chance ariko hari ukuntu nyine iyo ukomeje kubyara impanga ruzigeraho nzakomeza rero yego ku myaka shayi zaguhitana oya uno de Jésus oya rekeraho mwana ariko abo barahagije ese mbwira kugira ngo gato ugeze ku bana batandatu harimo ubutwari bwinshi cyane ni ubushobozi bw'Imana yego umuntu wenyine ntiyabyishoboza yego kandi icyo gihe warabyaraga wiga ukora ntabwo byari byoroshye none se mbwira wenda nk'agakuru wowe waravuze uti ngomba ko musima ntabwo ngomba kurenza bane oya ntabwo ariko byagenze utamukomeretsa ni ukuri singukomeretse wapi kandi kumbwira ko nashakaga nibura akaduzene biri seriye kuri bya seriye shani ibyago ahubwo yagize n'ibyago wa gatanu agira force couche ayo mabanga yanjye yose kujya ubu yavuga nyine kumwereka ko nyine nta kibazo utari waraplanifie bari ihangane mwana ariko urukundo rwa gato umenya ari rukeya rwa gato oya ahubwo nige rwinshi rwa gato umuntu gukomeretsa kandi kira ndi kukorohereza nyine ukuri cyakoze polisana no ukuri pe no ukuri polisa yewe mu mibare yanjye bien ngiye kubibara neza sha nari kuba afite akaduzene cyangwa 8 abana 12 biri seriye se ese kuki mwumvuga mwashakaga abana benshi hombeje igihugu ariko nabo 10 baraho barakomeye ariko urumva byanze kunze mufite mwashatse muri na bato mubyara muri bato just murikije imyaka muri kumbwira ni imyaka abana banyu bafite mwashatse muri bato cyane kubera iki ngewe ubu nujuje 25 de mariage sibyo kushaka kare shana bivuze nkiri muto ko jewe rwose ari ukugenda kare ntabwo twabiplanifie ni Imana ariko byari n'ibyifuzo jewe byanjye ndongorwe kare mbyare kare ndere kare mbirerere ko narabirereye jera yajyaga ku ishuri mbese nibwo namurekuraga 3 ans agiye gutangira maternelle oya afite undi tayari ekure kumutinza ajera uri kuntinza pe none simbwira gato wowe ku giti cyawe wala planifiye uvuga uti ngomba kubyara nkiri muto byagenze bite ntabyo na planifiye ni ubuntu bw'Imana byarikoze ni favor y'Imana kandi ntabwo mbiregreta ndabishima ni ubuntu bwayo kuko meze neza abana batandatu bameze neza nakoze icyo nagombaga gukora narize ndarangiza mbyara nkora mbyara byose uzi ko utanga keya ku mugabo byose uzi kuva mu rugo saa moya utwite inda nkuru y'amezi 8-9 ukajya ku kazi ukahava saa 11 werekeza ku ishuri ukava ku ishuri saa 4 z'ijoro utwite inda nkuru wanabyara ufite n'ibizame mu cyumweru kimwe bakubaga batakubaga ukajya kubikora icyo gihe urumvaga n'ubutwari rakagabosha ubundi hari medaille mu rugo cyakoze baguhaye se nindo iguhaye abana cyangwa papa wabo abana bakiri bato wapi yego uwo nyine twubakanye arakubwira ati akira madamu ntagusanzwe yego barawuma ntago nsanzwe oya urasanzwe buri muntu n'amaso amureba wa mugani utaza gusenya urugo oya turarushyiraho amatafari na sima nta kibazo ndashaka kumenya icyo gihe ntabwo wagezeho urumva hari ukuntu urabyaye umwana wa mbere wa kabiri umwana ararira ntabwo urajya ku ishuri nijoro ntasinzira uratwite ntabwo wagize ukumva usa naho bikurambiye ukuntu oya nkunda kwiga n'uyu munsi ushize mu ishuri nakwiga nakoraga ibintu ndavuga
izo mvune zose nakoraga ibintu nkunze kandi mfite motivation y'umugabo tubana akabimfashamo cyane atese kugira natwe tubyigire akantera imbaraga sibyo akambwira courage akanamfasha mu buryo bufatika cyane ntabwo nahungabanye nkaba nanamushimira n'ukuri ni umugabo mwiza bise yaguhaye medaye yaguhaye umudari tangiye kunserereza ngo mapenzi kizunguzungu mugiye kwa Gerard yitwa Gerard mugabo nawe yitwa Alice nawe madamu wawe yitwa Alice urumva se bitari kwikora nyamara mfite madamu yitwa Alice hano ni Gerard Alice ego Bikira Mariya niyo mpamvu uri kubona urukuruzira uzi koko ari byo ndashaka kumenya yaricaye aravuga ati madamu wanjye kumuhemba biseri arakuzana uya n'uyu munsi munahuye arakubwira kabisa madamu sindabona yakoze ibikorwa akuzanira igihembo wumvise imeze bite ku mwana wa kangahe motivation cyane yabikoze ku mwana wa kangahe yabikoze ku mwana nyine wa nyuma wa gatandatu wa gatandatu ati ni finale noneho kandi ndaguha amakuru nkuranguze nkuranguze amakuru narangije secondaire njyaye kabiri buretse gato tugende gake warangije secondaire ubyaye kabiri baramujyana muri ribo mugabo oya yakirize neza arafata aranyandikisha kuri universite anjyana kuri universite nk'umubyeyi ni umugabo mwiza warangije secondaire ubyaye kabiri ndetse byagenze gute kugira ngo ubyare uri muri secondaire ushake uri muri secondaire nyine nashatse kare ariko nkomeza gahunda washatse ubishaka se yo cyane urukundo rwogere zindanguze mu Rwanda tubikora byose icyarimwe uriga ukabyara nk'uko yarabivuze ukajya ku kazi ugakora sociale nta mugabo wabikora umugore akorera ibintu icyarimwe kandi abagabo bacu rwose b'u Rwanda hano barabyoroshya nabo bagashigikira umugore Jesus urumva se wowe nta mudari wama chape kuva secondaire umuntu yakubyarira abahungu 3 n'abakobwa 3 uku urumva ako gano ako karo byo karakomeye ariko none ndi kwibaza reka mbanze nkwibandeho gato ndi kumva byagucana mu kanya gato ndaza kuri gakuru wibanze kuri gato mufitanye amasekre ugize ishyari subiza ugize ishyari baje babiri balise babiri mwibandeho oya ntari binamuherekeje kavati ngobwira kujya gutya ujye muri secondaire ushake uyiga muri secondaire ubyare abana babiri uri muri secondaire bivuze ngo wari mutoya yego yanyemereye ko nidukora mariage sibyo ntako twishingiye je namuramubwiye uri tayari ko nzakomeza kwiga ko nakubwiye ko mbikunda sibyo wumvaga bizavamo jewe n'uyu munsi untwaye Harvard nakwiga ndabikunda kandi ashoboye wumvaga ibyo gushaka uri kwiga bizavamo yego nawe arambwira kabisa nta kibazo turakomeza sitwakoze mariage ngahita nkomeza none ndashaka kumenya ugize gutya urashingiwe ugiye mu rugo urabyaye harimo imvune uracyari umwana niyo maraso y'ubwana nta utanabitekerezaho cyane kubera gusubikunda kandi ufite support y'umugabo n'urukundo rwinshi sibyo ubwo yaguhaye mapenzi gute menshi cyane ariko sejera akadamu keza nk'aka wakitesha wowe reka da mbega imitoma akadamu nk'aka dore mbese dore mu myaka 20 kombi hise urumva ukuntu kari keza none ariko na courage sibyo na courage ukereka umuntu kushoboye ukereka umuntu kubikunze kandi ureba future sibyo nubwo yampinze na marene yabimufashagamo noneho mfite marene nde yampinze rega kandi ntarakugeraho wabaye marene we ari kumpinga kandi nkomeye
Jesus ni ukuri pe usko mufite story ya danje no yes uko twaganira ngo tubirangize ahubwo dutahe kabadiri umva inkuru yanjye inkuru yanjye ni nyinshi kuri twembi nge ndashaka kubanza kumenya urumva wari ugeze mu gihe cyo kuryoshya kandi Gerard ntumuha amakuru yose ndabona we wirekuye twarara hano kandi mfite gahunda ca mu magambo avunaguye azakugarura nabivuze ko ari mu byice uzagaruka cyangwa azagusura biraterwa n'ukuntu ari bumva ariko azadusure kuri channel yacu mufite na channel Jesus ahubwo niyo wakagombye kuvugana mbere uzko ntanabavuga kandi Gerard ni expert mu kubaza n'umwishinge kandi gatugira agatima koroshye reka nikaze reka ngakomeze dufite channel rero Gakuru uyu nguyu yashize mu bintu arabishaka cyane arabishaka urumva ndabyanga kuko ni inyamaswa y'abantu natinyaga mbese tuwe ahubwo reba muri kamera hariya hello urumva noneho kuko nta kintu yansaba ngo mbyange ndabyemera ariko ari ku kagozi ankurura dufungura cyane iyo channel yitwa Gakuru na Gato TV Gakuru na Gato TV kwigeze kure ifite basabu bangahe uze kureba subscribers uze kureba 13 mu gihe kingana mu kwezi kumwe turabanyamugisha nurebe ukuntu twaje mu kwezi kumwe nurebe ukuntu twaje muri studio yawe biratumbagiye ugiye kubyara impanga byose bize inka zawe ipusi zawe babiri ahubwo Alisa arago mbwira umuntu ibintu byo kubyara impanga mubivuge mubisubiremo uravuze ngo mbyaye impanga byature wongere byature akira mu izina rya Yesu byabaye byaba biri serious shamu bivuge sha abahungu abakobwa beza basa abakobwa bakura vuba baraberwa bambara neza n'abahungu ni wabo bakunda abahungu babiri hoya ndashaka abakobwa biri serious nkato uyagera n'ukuru uzababyara why not ibaze mbibaye nahita mbahamagara nitwe ba marene n'ukuri urumva ubwo rero dufite cyane banza yitwa Gakuru na Gato mu kanya duhita dusubira kuri gahunda zacu bambwire kuri Gato no kuri Gakuru ndabizi ko mufite amatsiko Gerard kwikiriya nkuru muyiciyemo banze mukuri subscription kuri channel yawe yitwa Gakuru na Gato TV mubashigikire banange turabinginze turapfukamye turabasengeye bakavatiri mu barebe turabashimisha nta nicyo bitwaye gukanda subscribe bitwaye mumbabarire rwose n'umutwe uri kundya mukande hariya hantu Gerard kandi naho ngo mu Rwanda ntimushigikirana shigikira tubirebe subscription reka nze nyikore man unapininge ibyacu byose pininga se gusa ndayipininga ndasharinga ho ndi bumenye ngo Gerard arakunzwe aranzwe amahanga aramwemera nimusebye bantu baje twicaranye n'icyamamare nimusebye igwe kandi mwapinze muzi ko ntari icyamamare ariko uzatujyane no kuri RBA none RBS ubona iruta inkuru yanjye RBS ubona iruta inkuru yanjye oya nako najyayo natitira wowe ugira ubwoba yewe nuwe gize bongo urabeshya barishora byose ntabwo bagiye mukuri subscribe kuri channel Gato na Gakuru mudukunde umva nimunsebye we niba niyo afite 10 bingahe bagira 20 biturutse wacu reka ngaki wacu icyo nzi baragusebya oya ntibagusebya uyu muradukabye ndi kubakanga nyine ngo mubikoreho vuba vuba
ariko turakunzwe rero bya seriye turabakeneye ni ukuri duciye bugufi Jera, kandi ukuboko baragukuraho. tubashimire uku kuboko ariko baragukuraho ndi kukubona baragukuraho sasa wabibaze nabi iyo tumwambika n'umwitonzi aka niko kari yari kwambara none ndagufata arakwica oya umfate tu wahuye na benshi leo ariko Jera si ubwa mbere uhuye abantu bari hotohote ni ukuri pe sigaye acamuka we yarancamukije ubundi asonze mu bufu bwitonze yarancamukije ariko niwe wanzanye kuri kamera kuri iyi mihanda niko kuri iyi bavuga mihanda ariko iyi mihanda jawe ni ukwitonda ariko harimo abantu beza nka Gerard wacu Gerard mushuti wawe ni wanjye nge reka mbanze usubire kuri ya gahunda none se mbwira Gerard agutwaye ko yagutwaye ntabwo ndahava ko yagutwaye mu gihe cyo kuryoshya ubuzima icyo kuryoshya naryoherejeyo uvuga ngo iyo umuntu yashatse nyine ntabwo aryoherwa ngo aba agomba nyine urabona gucinga n'abandi bana bato n'iki ntabwo oya bitari uko washatse ngwino nkubwire sa niyo mikoro twebwe tubona ibiganiro byanyu byinshi abamama barira bakira amarira bababaye natwe biratubabaza ariko siko bose bameze nose nkatwe ntureba nk'abo bamama wakira barira cyane ubona baranashaje imburagiye twebwe rero twagize amahirwe turanabakomeje ariko ni ukuvuga ngo iyo ufite urugo rubi urasaza uzi ko usaza bititaye ku mafaranga cyangwa iki urasaza rero gato yaryohereje iwe yagize urugo rwiza byara abo bana 6 arashigikirwa urabona se atari akadamu keza ndashyigikiye mufite imyaka 20 n'ubu ndashyigikiye uzi ko nanjye mureba nkumva si amazi yanjye ahaga sibwira ko wowe wisi ko wowe wisi oya jewe nta kigenda ngo uri cyuki cyada yo nombekegera byuki biraha none shika nkubaze turasa turi impanga ni gute ndi icyuki wowe ukaba ikinyenzi gato shizemo ubugome ushizemo ubugome nuse ko yabyanze wanze kubicuki mukanya oya ashizemo oya ashizemo ubucuyi sorry oya urumva jewe singomba kwivuga nimwe mugomba kumvuga nabuze umuntu ariko genda ngo c'est très belle ishari rero ngo aha ishari ni grave Jera hano Jera ubuse turatahana na gakuru oya urasigara kwa Gerard n'ubundi agiye kwa Gerard n'ubundi ni Gerard kuri Gerard sorry iraga rero bisobanuye ngo ingo zose simbi nukuri pe ariko nanjye yo ngira nka akusemba barirumbwire nk'abo badamu baba bibiriza kotimwe kuki badahangana ngo babatimbure baba bagona nijoro bamuzaniye ibibyo abatimbura je nagize amahirwe umugabo wanjye aritonda pe nk'ukuntu nkubwiye twagize amahirwe ariko nabo bagore nabo bazana mu buzembe mbwira aricyo mbwira gakuru aricyo mukora kugira ngo mugire izo ngo nziza ntimuze kurira kuri kamera mube proud yo kuba mufite ingo nziza abagabo beza ari uruhare rwanyu mugiramo mwebwe mboni imana nabo bavuga ko nabo basenga bafite imana ariko urugo ni nk'amahirwe urugo ego imana ikunda ingo cyane ariko na satani bihari iyo uzubaye gato cyangwa ese nabo badamu nabo wenda bagomba nko kwisuzuma bakavuga satani yinjiriye ntidukarebe ko timwe sibyo satani yinjiriye he nawe ujya ubabaza wakoze iki eforo yawe ni yihe hari ibintu wowe ntacyo wishinja kwigomwa hari sacrifice hari ibintu kwiyemeza kwihangana cyangwa fondasiyo y'urukundo rwanyu bimeze ite Jera ntureba nkawe uri Maria hariya ise wawe imetiriye impeta nayo nambara Jera ubu bitangira ngo ni malaria oya nacoze igihari sawa ariko oya jya yambara ndabizi none okay yahitaye uko
rero bisobanuye narigeze he wari ugeze ati reka nkunganire sibyo Gera urugo rwiza ni Imana irugena nababazaga n'uruhare rwanyu yibutse ukisuzuma ukavuga se ni nuruhe rugi nafunguye sibyo noneho natwe nibivuze ngo muri yo 25 yanjye ngo byose byari paradizo ngo amahembe ntiyakomanye ngo wenda ngo byose birera ngo nk'umufu w'igitarama wapi nukwihangana ugashira mu gaciro ukiyemeza nimba ari n'ubukene ukamenya kubujera ukababarira umugabo afite defu yini ukamenya kubabarira kujera uri kubyumva jewe ubu nahatanga amasomo pe noneho abadamu bubu kandi umugabo uko aremwe depuis kera n'abapapa bacu ntabwo bari boroshye rero yahura n'umumama nawe utoroshye hari ibindi agamije cyangwa hari uko yabyumvaga ngo urugo ruzagenda cyangwa ibyo yashakaga ntabibone cyangwa akagira ngo ashatse marayika aho rero niho bipfira wowe ku giti cyawe ntawe wagize ko ufite Imana yanjye uru rugo najemo ndacyari mutoya waye reka nye kwiryohereza ako kantu kakaza mu mutwe wawe jewe noneho ibintu bitatu nagendeyeho Imana yaramfashije dukora fondation nziza y'urukundo kandi mu gihe cyanjye jewe nta bintu twari tuzi ngo afite iki ngo ama etage ngo konte ngo ibiki twari babane twajyaga ku mugabo utazi ngo afite iki byose fondation ari urukundo fondation rero ari urukundo urihangana fondation ari urukundo urababarira si ibintu bitatu nibyo bingejejeho uyu munsi 25 nkamukunda nk'ukuntu nawe ni fondation y'urukundo kuko najye sinari noroshye fondation y'urukundo yaranihanganiye uvuze neza kutari woroshye yego urabizi fondation tugaruka ku kantu wari woroshye aha fondation ye nawe yaranyihanganiye yarankunze sibyo mbese yarabyoroheje ukuntu rero ntari noroshye nanjye ndi umuntu sibyo ntabwo turi ba marayika buri muntu afite kamere na karandeze zimugende ndaho muri kumvugisha menshi kandi ntwaye kavatiri maze ikindi ni ukuvuga ngo twarihanganiranye kubera urukundo fondation nusegera urakundana n'umuntu icyumweru kimwe indi weekend mariage nta rukundo ni murubaka fondation y'urukundo ngo nibura inzu igere kuri lento muzayisakarire muri ndani kuko urukundo ni uguhora ubagara cyangwa usakara cyangwa wuhira cyangwa ngo sinzi ubu ni technology ubu ngubu ubu ni technology umwana mwiza nk'uko ubibona ariko buri muntu aba afite kamere y'amahane yo kutumva ibintu kimwe yo kurakara vuba umuntu aba ajya mu rugo afite ibikomere bindi tutavugira aha na za karande n'imivumo urumva ntagushubije ngo sinzi ikinyarwanda maze Gerard yacecetse ari kumviriza nuko numvise pe kandi ahubwo uzaba umupreacher wa danje uri kubyumva noneho Imana imbere wahura n'igikuta ugapfuka mugasenga mwagize igihe cyo kuryoshya kuko wumva mwashatse muri bato cyane ni mu rugo twaryohereje mu mago ariko umuntu bajya bavuga ngo mugomba nyine kuryoshya nk'abajene mutari kumwe n'abagabo mutari kumwe n'abagore banyu ibyo ngibyo ibyo ni byo uyu munsi ngaho nsobanurira kuryoshya ni iki ni gute wasanga ntabizi jewe icyambere nta nzoga ndanywa kuva mvutse sindi sumva utarahombye ariko iyo nzinywa nari gusara wari gusara mana nta nzoga nanyoye wenda ngo kuryoshya ndumva ari inzoga sindajya muri boîte kuryoshya ndumva ari ibyo bya boîte kugundana n'abantu benshi wapi batwanduruye kare byo mugabo wanjye yantwaye muri boîte ariko rimwe
ngaho ariko navuyeyo nabihiwe ko ntabyo narinzi. noneho rero twebwe kuryoshya kwacu ni urwo rugo gukunda abana. ukabyara ukonsa ugaheka Nibyo twibereyemo. nibyo mbese nibyo byacu kuryoshya. none se genda kwibaza Urabona tutaryoheje. ndi kwibaza ubwo urumva ntabwo mwagiye muri buwate, ntabwo mwanyweye inzoga ngo muve uko zimeze, sinanabwiye ngo muzinywe, ntabwo mwigeze musohoka nyine ngo muri buwate mujye Oya. twa tuntu twose ngo mukundane n'abasore batandukanye, ubu urumva mutarahombye. tuhomba igisejare ko ariyo mpamvu ahubwo tumeze neza tutari nayo mpamvu gusaza. turwubatse. oya niyo mpamvu tumufite na sante nziza tutari gusaza Yego. none se gato Karame. urumva utarahombye. buwate iracokesha inzoga ziracokesha ako zitanga ibyishimo mutazi, Iyo. n'izo buwate muvuga simbizi wenda twe ntabyo tuzi. twebwe tuzi gusenga Imana tukishima tukagubwa neza tukanezerwa abashyitsi bakaza tugakunda abantu tukabasura tukanyurwa. nese urabona koko tutaryoheje. turanyuzwe hari gera. umuntu ushobora kwibaza ngo ntabwo muzagera turudaje. Oya. returu twarayirengeje 60 sosanta muzazigira muri se ku ijana wape. nta kibazo returu izabe turi kumwe n'abacu aho. oya returu yanjye nifuza ni ugukorera Imana uri kubyumva, ukarera abuzukuru ugashyingira ugasura abantu ugakunda abantu nkamwe mutakira urukundo tukarubahata mbese nese urabona tutishimye vrema. tunafurahia antuka tunafurahi antuka vraiment tunafurahi sana. Kiswahili hapa Oya, ni hatari. Kiswahili ya yakamwana antuka vraiment tunafurahi sana. Ni yakamwana kabisa. None se mbwira nta muntu wigeze babwiye ko mwashatse kare byanze kunze mwashatse mukiri batoya mwese, nta muntu wigeze ababwira ngo muzajya ku kare turudaje? Oya. narayitegereje ndayibura ariko barebye mba numva ngo bibaho ngo returu ngo ukenere ngo kujya muri buwate gukundana n'udusore. twebwe turasenga n'Imana. ibyo wenda biba ku ndangare z'abagore zitari mu Mana, twebwe turi mu Mana pe. noneho hari n'ibindi dukora bitunezeza tuzabihugiramo nta kibazo. kuri chano yacu dukora ikintu cya sociale kiradushimisha cyane. twebwe dushimishwa dusura abababaye niho tukibitangira ariko turaryohewe. mbese twebwe turifuza mu myaka yacu dukora ibihesha Imana icyubahiro, dukorera Imana vrema. uribyo dushakamo kuko turi abanyamugisha ko twasara kuko turi abanyamugisha tubere n'abandi umugisha. ndi kwibaza gushaka hakiri kare biryoha gute? byanze kumva ko bibaryoheye. sejera returu daje turi hafi kwakira abakwe n'abakazana. wumve nawe wumbwire nawe bitekerezeho. none se mu by'ukuri ejo muzaba mwakira abakwe n'abakazana wa mugani se tuzagutumira si wabaye iwacu twakuranguye. ni ukuri pe. none se wambwira ariko binatangaje ni ukuri muri abajene muri bato biraryoshye ukuntu mwashatse muri bato ejo bundi nk'umukobwa cy'umuhungu wanyu agiye guti papa nzanye rero mama nzanye umukobwa dukundana nzanye umusore mwumva bitazaba ibitangaza byiza nabo bakazana n'abakwe tuzabakunda. abuzukuru turi tayari kubarera ahubwo tuzirera abuzukuru. ahubwo batugirire vuba. Sorry ijambo ndenkoresheje muzamuri abana muzamuri bato cyane ahubwo batugirire vuba. oya ni vuba gera bigenze neza niba nguhaye ariko yareka ndeke kuri mena. Ntiwambujije kuvuga byose. oya Jera yambujije kuvuga byose rero natangiye kubivuga. oya ni ibyifuzo ku Mana kandi zabikora. ni umwaka utaha twashyingira. turabajene mwamukira abajene ariko si byiza kugira ba mamukwe nkatwe. barabizi si byo bari kuri mabukwe urayizi mabukwe na sobukwe Igiswahili uzi turi mu Kinyarwanda ariko Igiswahili kiremewe sinzi impamvu turi muri East African Community yemera Igiswahili
arakizi koresha ngo nikupige ngo nikupige oya ntunkubitoka byara none se wenda twavuze ku bintu bitandukanye hari umuntu ushobora kwibaza ufite ibintu twagomba gukora kare bitewe n'uburyo twatangiye muri modu ya danje ushobora kwibaza ngo muri bantu ki kandi ubwo wari uzi ko turi buze tugize n'ibya danje abamama bakuze oya ntabwo uretse ko umuntu akuze ni ukuri numvaga muri abajene biri siriyasi cyane nta foto yacu oya simbazi se ndabazi no mu biganiro nyine ariko ubu ngubu ni muri bato birenze ukwemera urumva twikokize twaje ku cyamamare cyangwa n'aya madarubindi nambaye ntabwo ari amadarubindi nta gasinye na gato nibyo kagaragaza muri abana bato ariko ni ubuntu bw'Imana Imana ariko nanone biterwa reba nk'urugero reba nka pomme ufite iri too much ukuntu kandi jera nta na poudre jewe nisize uzi ngo gato we yisize yabishahura abantu batera je sinzi no kubitera tukuranguze ndanguza uzgo nta mafaranga turishyura ngo tujye kuba makeup artist ngo badutere makeup sindakoresha makeup mufite n'agapoko n'ukuntu n'akabara gusa ukigendera iyo y'amazi menshi birikora nta bibuto uzana amazi menshi imboga nyinshi ikijumba imboga nyinshi ukarya amakare ukikunda ndazi suko akanye mu Kirundi sasa abarundi turabaramukije turabakunda bahezagirwe kabisa bahezagirwe vraiment mu bacu bari mu gisibo ni bakomeze badusabire none se ubundi muri bantu ki reka mbaze gutyo iki kibazo kiri vague mwebwe muri bantu ki reka mere nko kuri gatoya baze arakurikiza ibyo mvuze niwe uyobora akogera wakabyara we wagiye kuri gakuru koko gakuru uri yamuhitisha kandi jera nitwa Gakuru gato wanjye nguyu turi impanga turi abanyarwandakazi niho tukivuga turi abakristokazi dukunda turi Yesu ababyeyi babereye u Rwanda turi abategarugori babereye u Rwanda hari ikintu ushaka dufite cano yitwa dore ukuntu agendaga mukuru uva uku kuboko kuravamo jera uzi ko turi burangiza ikiganiro ukajya kwa muganga madamu arakora massage madamu afite akazi dufite cano yitwa Gakuru na Gato TV niyo myirondoro yacu dufite barangije ngo na Kinyarwanda kandi nibyo uri kwigira blage tuba tuganira jera tujye mu Kinyarwanda cy'Ibutare tukijyemo kubaza tukijyemo ikibazo mbajyaye mu Kinyarwanda ya Kinyarwanda nta kintu wakumva wasanze se tutakizi uzi amasaku nyesi n'amasaku nyinshi hejuru n'ubutinde n'ubuki tubwire rero wowe uri muntu ki je nitwa Mukabarisa Alice Gato sibyo we yitwa Mukakarisa Aline Gakuru noneho nkaba ndi impanga ya Mabujara ni unyobora yego ekiyongozi andusha amasego iminota ibiri ariko yayigize nk'imyaka 20 mbese aranyobora muri byose akaba marene wanje urabyumva ntabivuze yanyica marene jera ntabivuze ya mbwira ukunda gute Gato kumukunda oya nago mukunda ako sejera ko ntararangiza kwivuga oya bure yewe ngo arankunze na nago mukunda kuko ni nko kwikunda mbese n'umuntu umwe nkomeze Mukabarisa Alice Gato impanga ya Gakuru nkunda endo mubyeyi mfite umutware umwe uyu umwe rukunda nta ugira babiri
kuki abantu biharaje ngo mfite umutwaro umwe agomba kuba umwe ni ukuganira nyine oya nibyo abantu biharaje urumva nkunda Yesu turabarokore dukunda abantu twuzuye urukundo noneho ikiyongereyeho turi umugisha kandi dukunda kubera abandi umugisha urumva kuko turi umugisha amina ugiye ntidusoje ikiganiro cyacu niba ari ikindi mwawe mutegereje nta kindi kandi twishimiye kuza hano mwabyishimiye ko watwakiriye twaragukundaga ariko mwawe muzi ko ufite imyaka 50 n'ingahe wowe oya ndakuzi jera noneho ariko kuba uri munsi ya 26 ntago mbyemeye munsi ya 26 oya turabisubiramo ntago mbyemeye noneho twakubonaga gutya kuri televiziyo ubu turi kumwe live Imana ihabwe icyubahiro muzana amafaranga rero turayaguha uje kumbaza nese gato mbaye Gerard yaguhaye se ububasha gato ukundaga kuho jewe cyane arabizi iki kibazo ntabwo nari kukimubaza ndagikuramo ndahita ngikuramo niko gato ukunda gutega gakuru ni umuntu umwe nta mukunze naba ntikunda ariko hari gato akabana gakuru atandukanye ndamukunda cyane sibyo usibye no kuba impanga yanjye ni marraine n'amaraso yanjye sibyo mbese ni nkaho ari ubuzima turabusangiye mwihangane ko nagiye mbaca mu ijambo cyane ni akahe gakosa gakuru yajya gakora akabita imana yanjye gakuru none azanyicisha yego azanyicisha amahane gakuru ugira amahane si automatique ntubizi usibye amahane ndicagarimbura nkaribata amahane nkavuga Aline ararikora bamfunge ariko ni amahane meza tujuru ndabisobanura ni amahane meza sinkunda umuntu uhohotera undi sinkunda umuntu urenganya undi sinkunda umuntu umenyera sinkunda umuntu unkora mu jisho sinkunda ariko hari igihe amawaya acika ugakabya ukaziba amawaya bisobanure okay nyine isobanuro cyangwa bigenda ukundi ni aragira urukundo rwinshi sibyo akanaruharanira ariko biri yavuze ngo ntumukoreho cyangwa ntiwibeshye ngo mubwire mbese ibyo adashaka araribata akarimbura mbese ariko mu bintu byiza bitari bibi guhohotera cyangwa ngo ndenganye umuntu oya birumvikana ko ariko ku nkuru yanjye nzaguha inkuru yanjye yuko nashatse gufungwa kubera we oya narabivuze ko Gerard ntabyazi nzatanga inkuru yanjye oya uba Gerard nzatanga inkuru yanjye agakura adahari washatse gufungwa kubera we niyo titre ntubishyire niyo titre oya titre ndayiguhira nyine ni kera tukiri bato agakora nyine bakagira noneho bakatwitiranya oya rata naramurwaniriraga bakamuhohotera nkagenda akamamagara nkaza imbangukiragutabara mbwira wenda reka dusoreze kuri iki kintu buri wese agenda mbwira ikintu kirashoje none cyane rwose mbese mbwira imico itatu ukundira cyane gato jewe ni hatari ngiye kubyumvira harya ni irahari se badi itatu ya mbere ni umudamu nyine ushoboye wihanganira ibintu byinshi ngewe ntabasha sibyo icyo ni icya mbere icya kabiri mbona yitonda nk'uko babivuga banange aritonda icya gatatu ni ikihe arikunda yitwara neza aribombarika aritwararika mbe nanjye nkabigenderamo niwe unyigisha byinshi mwigiraho byinshi ibintu byo ibintu byo kwikunda n'iyo mirire niyo kwitwararika byose niwe ubu nari kuba ngana iki cyumba ugira gutya akaguti gabanya uzangurire fanta orange oya fanta irimo sukari
mbwira imico itatu ukundira Gakuru. ya iya mbere ni umukozi sibyo seriously aharanira iterambere ry'urugo rwe icyo ntawe utakizi icyo ni kimwe sibyo icya kabiri oya birahari nuko binunguye icya kabiri ni urwo rugo nyine karuharanira cyane icya kabiri arwanirira ishyaka abamugaragiye nanjye ndimo ikibazo cyanjye aba agifite gutya sibyo bumva uri ndi sefu icya gatatu ni amahane nyine yandwanirira sibyo nk'awumbwiye nabi sinamenya uko ngusubiza ariko wakambwira ni gute utazi gusubiza nka Gerard uko yakubwiye sibyo biba biri habi ngende mu timbure ibintu nk'ibyo ahubwo nkatinya kumubwira hari ibyo ntinya kumubwira ngo atandwanirira atabigira intambara kubera ko nkuzi uribata ukarimbura ugasenya biribase se hari icyo ariko ukamererwa neza oya je rero mposha ibibazo ikibazo mbashaka ngo ikintu rero cya kane duhurijeho turuzuzanya nimba mubwiye ngo Bahati akeneye sociale tumugereho byihuse tutaenda mbese duhuriye ku kintu cy'urukundo gukunda abababaye nk'ibyo dukora kuri channel yacu biturimo twabikoraga mbere ku giti cyacu wenda bitagaragara ariko ubu ngubu tuziye tubigaragaza twereke n'abantu ko umutima mwiza ukibaho n'abashaka kudushigikira babuze uburyo babigenza ko baza tugafatanya ntaribi urabona nka ziriya manga nabonye hano iwawe ukuntu bavuze ngo urukundo gufasha ngo bibarimo barabivukanye bibarimo ngo babikuye kuri mama wabo natwe nuko biturimo twabikuye kwa mama n'urukundo rwinshi twarukuye kwa mama tugiri umutwaro wo gufasha ubundi turi n'abana beza Gerard ntabyo babonye ahubwo Gerard yatinze kukubwira yatinze kukubwira ngo turakunditse rega so lovely abana beza nta satani dufite umva reka tunasoze hari ikiganiro nkubwiza ukuri ko nabishimiye cyane natwe cyane nuko nabonaga iriya kure ndumva nabonye ikiganiro cyanyu kwa Rose TV show aya bose sinabonye Kavatiri wundi nguyu umusuhuza ahubwo Kavatiri niwe wanjye Kavatiri abi Kigali mbese yarahavuye ntiyavuye se gusura abo mu rugo uzamuye nimero yanjye amamagarisha akeneye n'ibitanda akeneye n'ibitanda uzamuye nimero yanjye namuko wamugura nk'igitanda kimwe ushoboye tu atabombo ni sinye y'urukundo nabo bose dufasha icyambere n'urukundo ukamuganiriza ukamuha n'icyo ufite gitoya wasanga adakeneye n'igitanda akeneye ijambo ryiza cyangwa akeneye agafuka k'umuceri yibereho nuzatashye nko mu rugo iwabo agatahana agafuka k'umuceri ni fete au village mu byumve ko byaba ari ibintu bikomeye cyane ariko nukuri Kavatire mukuru je umubwire rero nabonye undi Kavatire kuri Kavatire wabugari byagemeje reka dusoze nishimiye kubabona Imana turakwishimiye turagukunze kuba naje kandi numva ntameze neza nuba byivanzemo uyu niwe wanzanye ku mugozi Imana umushimire rero nizere ko wadukunze ntabwo nabakunze nabakunze cyane yego ntabwo nabakunze cyane yego rate merci muri so lovely nzakubwira utatubajije
ibintu byinshi utatuba mbese mwahise tukaza ku kindi kiganiro uzadushake nzabashaka uzadusura ariko wanadusura kuri channel yacu uzozikurikira why not stare nk'uyu yaza yifuje yaza kwifuza niki njera uratuma kwifuza angaya n'icyana none sova naza asuko njera unkojeje isoni unkojeje isoni jera y'abakunzi basubiranye unkojeje isoni jera sorry oya genzaza uzajya he nzaba dore n'umwana w'umunyarwanda gahe nguko shamu kuri mwakoze cyane kwa natwe mu kiganiro ndakeka ko mwishimye ariko mbere ko dusoza niba ugeze ahangaha mugende mukore subscribe kuri channel yitwa Gato na Gakuru Gato na Gakuru nimva nimunsebye mureke tubikore no kuri Imana ibaho umugisha kandi namwe Imana ibaho umugisha nishimiye gukorana namwe vibes ziri hejuru imyaka iri hejuru zaidi man mwakoze cyane kwa natwe Imana ibarinde Gato Gakuru may God bless you amen thank you